kugubwa neza mwese mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Uyu munsi rero twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana Damuru. Reka nguse kugira gusuhuza abakunzi bacu. Ndabashubuje mu izina rya Yesu. Yego. Hanyuma amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hanyuma reka umuntu ajye abanza yiprotokole. Protocol. Kuko sindagira umuntu protokole. Ariko nzajya ni protokole. Kuko igihe cyarageze abantu bashaka ba protokole. Ariko wongera ijwi. Ariko ndi kuvuga igihe cyarageze abantu Imana yazamuye bashaka ba protokole bo guprotokole ibikomerezwa. Ariko kugira ngo bashake nyiri protokole bashatse ba protokole bo guprotokora ibikomerezwa. Byarangiye gute se? Nabi. Se byarangiye nabi. Rero Imana irakureka, yamara kukureka wamara kuzamuka watumbagiye bageze mu bishorishori ikumanura nk'igisiga cyakubiswe n'inkuba. Ndamukomerezaho. Urakoze cyane. Hanyuma reka dushimire abari badukurikiye bari mu Rwanda ndetse bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma dusuhuze abumva ururimi rw'Ikinyarwanda bari mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane abari mu ntara ya 5 y'isi. Uyu munsi wa none ngarutse kukubwira ngo kora neza ugifite uburyo. Kora neza ugifite uburyo. Nukora nabi, inabi yawe izakugarukira mama. Nukora neza, ineza yawe izakugarukira. Ariko nagira ngo nkubwire, ibyo wabibye nibyo ugiye gusarura. Nimba warabibye amahane, nimba warabibye inzangano, ibyo ngibyo nibyo ugiye gusarura. Wabibye ubusambanyi, wabibye ubwicanyi, ibyo ngibyo nibyo ugiye gusarura. Ntabwo Imana yagusigaje kugira ngo wice umuntu umurenganya. Ntabwo Imana yagusigaje kugira ngo urenganye mwene so. Ntabwo Imana yagusigaje kugira ngo urenganye imfubyi, abapfaka. Oya, yagusigaje kugira ngo ugire ibintu utunganya. Imana ikubonemo kuri umuntu w'umumaro. Ariko uyu munsi wa none Imana ikubonye ikubona ko uri intumbi. Kora neza ugifite uburyo. Igihe kirageze. Abasenga Data mu kuri no mu mwuka, abo ngabo bagiye kurengerwa n'Imana. Naho wowe rero kubera ko utinze mu matiku no mu magambo, kubera ko utinze mu gusebanya n'ubwicanyi n'ubugome n'ubugambanyi, yewe no kugira ngo ufate uburozi, reka nkubwire, nurangiza ukenyerere ku migi. Ariko we uziko nibutse nk'ubu hano hakurya nadepera ko ntabwo nyivuze izina, hari umudiyakoni. Ariko ni umudiyakoni ariko akorera mu ipusi, akorera mu mbwa, agera saa sita ariko mwarangiza mukamushyira ku igabo. Ariko niyo mpamvu nababwiye ngo mbone muracyafite amaso baroko, muracyafite amaso. Niko badi mwapfuye rya icyo. Reka tukireke, reka dusimbukira hakurya mu gihugu cy'abaturanyi. Uyu munsi wa none nimba umurundi atakiyumvamo umunyarwanda, byatewe n'iki? Ntabwo ari ukubera ko Satani yabibye urukundo mu mitima yabo ngo banze umunyarwanda. Twebwe ko tubakunda, turabakunda, muri inshuti, muri abavandimwe, ntabwo twabanga. Uranyanga, nunyanga Imana inkunda, ibyo ntacyo bitwaye. Urandoga, ndoga Imana indogori, ibyo ntacyo bitwaye. Icyo nakubwira cyo, nagira ngo mbwire kora neza ugifite uburyo. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana biri muri Amosi ibice 9 umurongo wa 5 haravuze ngo kuko Uwiteka Imana nyine ngabo ariyo ikora
ku gihugu cy'i Burundi, ku gihugu muri Kongo, cyo muri Kongo, kuko ariyo ikora ku gihugu kikayenga. Nagira ngo mbabwire ngo hari ibyo Imana yengesheje ku buzima bw'umuntu wiringiye Imana, atarigeze yiringira umwana w'umuntu, kubera ko Imana ariyo ikora kuri ibi bihugu mvuze ikabiyengesha. Nagira ngo mbabwire ngo umuriro, mwitegure umuriro, fire. Ari abarokore bajyaga bavuga ngo nimwakire fire, ngo fire namakabanga amina 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 amina. Iyo fire muragereza, ariko hari fire y'abadayimoni. Ese reka mbabwire uyu munsi wa none ko mwiringiye ba anko, mwiringiye ba nyogosenge, mwiringiye basobanurira n'abandi na famille n'imiryango ikomakomeye, ariko reka nkubwire inyungu wakuyemo se ni iyi. Kuba winjiye mu kibazo se baragikemuye? Kuba witabaje inshuti n'abavandimwe se byagenze gute? Uyu munsi wa none se ko mwiringiye ba dadi byarangiye gute? Ba dadi se barabasenye, ba dadi se icyo babamariye ahubwo si babambuye, babariye ibyanyu. Amamodoka bankara yagurishije, amazu murayagurisha, mwasahuye amazu, mwagize mute, ibibanza by'abandi mwarabiriye, abashumba bari ibibanza by'abandi, bagize gute ngo Imana iravuze. Uyu munsi wa none niyo mpamvu usanga ibyago n'amakuba byugarije umuntu, ugasanga mu rugo rwawe ntabwo ibintu bikigenda. Wahaye inumva, wahaye umugome, wahaye umurozi, wahaye umwicanyi, wahaye umupfumu, reka babwire, dufite abantu bagiye batanga amafaranga, abo bayahaye bakajya mu bapfumu, bakajya kuyabarogesha, bakajya kuyatongera. Ni nayo mpamvu usanga uyu munsi wa none batagitanga. Hari bamwe na bamwe mwagiye mubona uyu munsi wa none bari bari ku social media, ariko bavugwaho ibintu bibi bitari byiza. Nagira ngo mbabwire ngo Imana ibakozeho, ikoze ku mutwe wawe, ikoze ku mumuga bwawe, ibakozeho. Utarugize utakiraga agiye gucira, uwarenganyagwa agiye kurengerwa n'Imana, waraniwe kurengerwa na soanyu, Imana igiye kukurengera. Wananiwe kurengerwa n'imiryango, ariko Imana igiye kukurengera. Reka nkubwire, kora ibyiza ugifite uburyo. Uyu munsi wa none uririrwa mu ntambara, urica abantu. Nagira ngo nkubwire, inkota wicishije niyo ugiye kwicishwa, akarengane warenganyije mwene so nawe ugiye kurenganywa. Reka nkubwire, ufite amatwi wowe urumva, ni wowe ndi kubwira, wowe urareba, urabizi neza ko ufite umutima mubi, urabizi neza ko ufite amatiku, urabizi neza ko ufite inzangano, urabizi neza ko wagaburiraga abantu. Uyu munsi ntukibikora. Nagira ngo nkubwire, Imana iraje kukunyaga. Wari ufite akazi ukavuyeho. Reka nkubwire, wari ufite wari utunze, ariko dore Imana igize gute? Ikozeho, irambuye ikiganza. Ubutunzi Imana yaguhaye yavuga kugira ngo ukoreshe neza, ariko uyu munsi wa none wararangaye. Satani arinjira, wirirwa mu bapfumu, wirirwa muri ufite za karande, ariko kugira ngo umvire Imana, ariko kugira ngo ufashe imfubyi, abapfaka, wagize gute? Wagiye kwa ngo kundeberayo, wagiye guteza inzuzi. Ariko uyu munsi wa none Imana iraje, Imana irakuziye. Reka twikomereze. Uwiteka aravuga ngo kuko Imana nyiringabo ariyo ikora ku gihugu kikayenga, kandi abayituyemo bose bazaboroga. Nagira ngo mbabwire ngo hari abagiye kuboroga, hari abagiye kurira, hari abagiye kwirukanka, hari abagiye kwirukanka bikoreye imbumburi, mugiye kwikorera imifuka. Reka mbabwire, nderebe kuboroga kurabazi. Mwatunze perezida we ufite inzangano, ufite imitima mubi, yirirwa arenganya. Ndabwira CNDD FDD, ndabwira abarundi, ndabwira abarundi kazi. Reka nkubwire, niwe ndi kubwira, uyu munsi wa none ufite ubwo bugome bwawe, rekura uwo mugo, rekura siga. Uravuga ngo twirirwa ngo tuvuga ngo nabaki ariko di ngo nabaki. Reka nkubwire, niwe ndi kubwira.
ibaza kuba uri pasiteri ariko uririrwa uri guteranya imiryango, uri kuvuga mwene so, uri kumuvuga nabi, warangiza ngo uri pasitori w'igicupuri, pasitori w'iki? Ubwo urumva uri pasitori? Ubwo urumva uri umushumba? Reka mvugane nawe, wowe Imana iragufashe ikujyanye hanze, aho kugira ngo ugereyo uririrwa mu mapanu.